Kuri uyu munsi wa none tugiye kubabwira ni hehe Imana iba, n'iki cyayiremye nicyo tugiye kubabwira. Mbanze mvuge icyaremye Imana cyangwa mbanze mvuge aho Imana iba? Reka mbanze mvuge aho Imana iba, hanyuma ndahita mbabwira icyayiremye. Mbere na mbere ndagira ngo mumenye ibi bikurikira: Imana ntago iba mu nsengero, ndetse Imana niba mu ijuru nk'uko abenshi mubizi, hejuru mu kirere, ntago ari Imana iba. Kandi babagishije ngo Imana ibera ahantu hose icyarimwe, ntago ariko biri, ntago Imana ibera ahantu hose icyarimwe. Imana kandi ntago ari umwuka nk'uko mwabyigishijwe ngo Imana ni umwuka. Reka ntago Imana ari umwuka. Ikindi kandi Imana ntago iba Isiraheli, kuri muvuga ngo Imana y'Isiraheli ntago iba muri Isiraheli. Reka Imana kandi ntago iba mu bitayu, mu butayu, cyangwa mwita mu butayu, nta nubwo iba mu byumba by'amasengesho. Ntago aho ngaho ni ahantu abantu bacuzinga bakavuga ko ariho iri, ariko ntago ariko bimeze. Yitwa Jehova, Uwiteka, Allah, Rugira, Rugabisha, Rwagisha amajya n'amaza, Rugaba, Emmanuel, God, Mongo. Ayo ni amazina y'Imana. Tugiye kubabwira ibyo Uwiteka aba hehe, Jehova aba hehe, Allah aba hehe. Bigira intumwa nyinshi cyane, harimo n'intumwa 9 ngiye kubasomera zikurikira kugira ngo mumenye Imana mvuga iyo ari yo neza, muhite mumenya neza ahiba. Nje ndi HTandbope, ibi wikurikira kuri YouTube channel ya Toka Stanton. Kanda subscribe turebane video zitangaje kandi zishekeje. Gira intumwa nyinshi harimo izamenyekanye cyane, zikitirirwa Imana, zikizererwamo nkaho ari zo nzira n'ukuri n'ubugingo zizabafasha kugera ku Mana yitwa Data. Intumwa ya mbere y'Imana iruca izindi zose ni Yesu Kristo w'i Nazareti, Jesus of Nazareth. Hagakurikiraho Muhammad, intumwa y'Imana Muhammad, Imana imamoro n'imigisha, niyo ntumwa ya kabiri. Hagakurikiraho Buddha, hagakurikiraho Urumogi. Ndaza kukubwira uburyo ari intumwa y'Imana. Hariya mu gihugu cya Jamaica hari idini ya Rastafarian yizerera mu rumogi. Iyo barunyweye bumva ko rwabahuje n'Imana, bagasaba icyo bashaka bakagihabwa, ndetse n'Imana ikabatuma ho icyo ishaka mu rumogi. Iyo barunyweye bahita batekereza icyo Imana ishaka, bakaba aricyo bakora. Niyo mpamvu twarushyize mu ntumwa, barwemera gutyo nk'intumwa nk'uko twemera Yesu nk'intumwa. Agakurikiraho intumwa y'Imana iyo mu Rwanda, Kibogo Umutabazi, nawe katumujiremo. Ariko twabonye ukuntu history of religious ikontra kuri discrimination, ivangura abagore. Niyo mpamvu mu ntumwa twakongeramo Elina G. White, nawe yaramurikiwe. Tukongeramo wenda na Martin Luther King, ni Martin Luther, ntago ari Martin Luther King. Tukongeramo tukongeramo reka dushyiremo Mutagatifu Ana, nawe yaramurikiwe. Umutagatifu Mama Teresa, nawe yaramurikiwe. Abo ni abagore twakongeramo kugira tugendane neza. Imana rero, iyo Mana yitwa ayo mazina nababwiye, ikaba ifite izo ntumwa nababwiye, iba mu bwonko bw'uwizera, imubamo kugeza avutse, imubamo kuva avutse kugeza apfuye, ikimukira mu wundi muntu. Ariko wenda ibera mu bwonko bwose bw'uyemera kuyakira. Uyizera wese imubamo, ihora ikomanga kugira ngo wese akayizera imubemo. Iba rero mu bwonko bw'uyizera, aho niho Imana iba. Reka ubutaha tuzababwire icyaremye Imana.
nje ndiye kitandi bupe ibikurikira kuri YouTube channel ya Toga Star channel kandi subscribe tukirebanira videos zitangaje kandi sekeje. Ciao ciao.